munyemerere mbasuhuze nanone hano ku gicamunsi cyo kuri konji yo kuwa gatanu. Nifuriza buri umwe wese kugira igicamunsi cyiza, kugira konji nziza, dore na konji iri pororonje abantu bazasura mu kazi ku wa gatatu. Ariko hagati aho reka tugire bimwe tugenda tuganira kuri N&U The Winners. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Frodouard Nkuyubwatsi. Hari utuntu umunani nabateguriye, utuntu umunani tw'ubwenge. Aha ni ahantu tugenda tubona tugomba gukoresha si mu buzima bwacu, bityo bikadufasha kugera ku ntsinzi tugenda duhura nazo ubuzima bwacu bwa buri munsi. Karibu rero kuri N&U The Winners. Icyo gukora murakizi, kugira ngo tugende tuzamura imibare, kugira ngo tugende tuzamuka. Icyo gukora murakizi ni ya subscribe, comment, like, ndetse wanabyishimira ukaba washaringa hirya no hino kuri bagenzi bawe, bakagira ibyo bagenda bamenya cyangwa se ibyo bagenda biyungura mu buzima bwa buri munsi. Twagiye si umunani rero, reka duhere ku ya mbere. Iya mbere turabona yuko ari communication. Communication cyangwa communication rero mu rurimi rw'igifaransa batubwira yuko yubaka umubano w'abantu ndetse n'ibihugu, ndetse ukubaka icyizere kandi ugatanga amahirwe kuri buri umwe. Rero niba ushaka ko ibintu byawe bigenda bikagera ahantu kure, communication nicyo kintu cya mbere. Niba ushaka ko umubano wawe n'umuntu wundi mubana, hagati y'umugabo n'umugore, hagati y'umusore n'umukobwa, hagati y'abaturanyi bawe n'abandi, communication nicyo kintu cya mbere ukwiye kwibandaho. Hanyuma rero iyo communication izagufasha kugenda ugira amahirwe agiye atandukanye mu buzima, izagufasha kugera kuri byinshi abantu batanakekaga yuko wageraho muri icyo gihe. Reka dukomeze n'aka kabiri. Aka kabiri rero turabona confidence. Confidence baratubwira bati ntabwo izanwa no gutsinda mbere ya byose, ahubwo izanwa n'iki? Izanwa n'ibikorwa wakoze. Buriya ukoze ikintu ukacyishimira, ukumva wagikoze neza uko ugomba, ukumva ntacyo wishinja, ibyo byonyine bikuzanira confidence iyo wagikoze neza. Rero confidence niyo si ya kabiri. Iya mbere tubonye kuri communication, iya kabiri tubona si yo muri confidence. Hanyuma dukomeje twajya ku ya gatatu. Iya gatatu turasangayo control. Control yo rero biragoye. Control ariko nubwo bigoye turayishoboye kandi twayishobora. Reka nayo tuyirebe. Baratubwira ko utashobora gukontorora abantu, situation runaka cyangwa se ibibavamo, ariko ushobora gukontorora reaction zawe cyangwa se feedback zawe ku kintu runaka. Tuvuge wenda uganiriye n'umuntu akubwiye amagambo wumva atari meza, kugira uwo ntiwabasha kumukontorora. Umuntu aragoye kumukontorora, ahubwo icyo washobora cyangwa wakora nuko wowe ubwawe wakontorora reaction zawe kuri icyo kintu akubwiye, cyangwa se ugakontorora amarangamutima yawe, emotion zawe kuri icyo kintu akubwiye. Hanyuma umuntu we kumukontorora biragoye. Ashobora guturuka hari akaza nk'iyagatera, ukumva akubwiye imvugo zitari nziza, imvugo itakubaka ndetse itubaka sosiyete nyarwanda, ndetse itanubaka igihugu. Wowe ikiyaruta rero ikontorora ubwawe, ukontorore reaction zawe, ukontorore emotion zawe, maze uzagera ku ntsinzi y'ibyo bintu akubwiye, cyangwa se ibyo bintu yashaka kukujyanamo bitari mu murongo igihugu cyihaye, cyangwa se sosiyete nyarwanda yihaye, cyangwa se urugo rwawe rwihaye, cyangwa se ubushuti bwanyu hagati yanyu bwihaye. Reka turi aka gatatu. Aka gatatu ni consistency, guhozaho. Baratubwira ko consistency itangwa n'imbaraga washyize mu kwachivinga ikintu wiyemeje. Niba twebwe turaba content creator kuri YouTube,
ikintu cyitwa guhozaho ni kwa gukora ikintu cyawe udahagarara. Kubaka sosiyete nyarwanda rero, icyo twakwifuza nko mu miryango nyarwanda ni urukundo rurambye, kandi utuntu tw'impano, utuntu two kubwirana jotemu, utuntu two kubwirana ndagukunda nyinshi, gusohokana umuntu, kumutembereza ukumva yuko atari ibintu ukora kuri Noheli cyangwa kuri Bonane cyangwa se kuri Saint Valentin. Ni ibintu ukora uhozaho, ni ibintu ugomba gukora uhozaho, ni ibintu ugomba gukora ntawe ukubwiye cyangwa se atarinze kukubwira ngo dukore iki ngiki. Ashobora kubikubwira, ariko ushaka kurinda consistency yawe cyangwa se guhozaho kwawe mu rukundo, guhozaho kwawe mu mubano wawe n'undi muntu, si ngombwa ngo kwibutse, ahubwo we bikore nk'uko uri umuntu wabyiyemeje.